Imana ni yacu twese, nta mana y'abazungu ibaho, nta mana y'abanyarwanda ibaho. Ni wumva abantu batangiye kuvuga ngo Imana y'u Rwanda, Imana y'abanyarwanda, ujye umenya ibyo barimo bavuga, ibyo barimo barengurizaho bajyamo, barimo barabasubiza ku guterekera, barabasubiza ku migenzo ya kera. Mu izina rya Yesu, Imana ikomeye, Imana igira neza, Imana y'impuhwe n'imbabazi n'urukundo, byiringiro bizima, turagushimiye uyu munsi, tugushimiye amasaha, tugushimiye ubuntu tugiriwe nawe, dutumye tugeza kuri uyu munota, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko wangiriye neza, ukagirira neza abatwumva hirya no hino, bakabasha kudukurikira, ko turabyizeye ko mu mpande zitandukanye Data wararitse mu izina rya Yesu. Turakunyuze kugira ngo ibyo dufite uduhe kubitanga nk'uko bikwiriye mu izina rya Yesu Kristo, kandi kugira ngo bifashe abatuye mu mpande zitandukanye babasha kubibona bakomeye n'aboroheje, kugira ngo kuri wa munsi tuzahagara imbere tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe bene Data. Uyu ni umunsi tugiriwe ubuntu, tugize amahirwe, Imana iduhaye umugisha kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Uyu munsi insanganyamatsiko, umutwe w'ijambo uravuga ngo ku isaha y'ubuhanuzi bwo kugaruka kwa Yesu Kristo gutwara itorero, tugeze mu gihe cyo kwimura Imana. Rero bavandimwe, icyo twibukiranya mbere y'ibindi byose, Yesu azaza, kandi ntawe uzi ngo Yesu azaza ryari, ntawe uzi ngo Yesu azaza kuwa kangahe, ntawe uzi ngo Yesu azaza muhe mwaka, ariko icyo tuzi azaza. Iyi nsanganyamatsiko rero tuyitegura, tuyifashisha, iravuga ngo ku isaha y'ubuhanuzi. Ubuhanuzi buvuga iki? Kugaruka kwa Yesu. Kugira gute? Gutwara itorero. Tugeze mu gihe cyo kwimura Imana. Abantu bazi iby'ubuhanuzi bwo kugaruka kwa Yesu, abantu bazi iby'ubuhanuzi bw'itorero, nimvuga ngo tugeze ku gihe cyo kwimura Imana, bo bahita bumva neza isaha tugezeho iyo ariyo. Uyu munsi uramutse uri mu majyepfo, uri butahe wenda i Kigali, ukareba ku isaha ukabona saa 12 zirageze, wavuga ati imodoka ya nyuma iri hafi kuncika, noneho ndi hose reka ngerageze nihute, imodoka ya nyuma itancika, kuko saa 12 ku muntu uri ku rugendo zifite icyo zivuze. Saa 12 za nimugoroba ku muntu wazindutse azindukiye ahantu zifite icyo zivuze. Umunsi ubukuze agomba gutaha agasura aho yaturutse. Nanone ku muntu ufite urugendo rwo kuzinduka, saa 12 za mu gitondo nazo zifite icyo zivuze ku muntu wararanye urugendo, ku muntu wari ufite isafari uri buzinduke, zifite icyo zivuze, kuko uvuga uti ngire vuba nihute aho ngiye mpagera hakiri kare. Rero abantu bazi iby'ubuhanuzi bwo kugaruka kwa Yesu, iri jambo kwimura Imana, iyi saha mvuze y'ubuhanuzi yo kwimura Imana tugezeho, abantu bazi iby'ubuhanuzi bwa Yesu Kristo barayizi, bazi icyo bivuze. Ariko icyo tubereye hano ni ukugira ngo twungurane. Turi ingingo nyinshi mu itorero, turi ingingo nyinshi, hanyuma izo ngingo icyo zibereho rero ni ugufashanya, ni ukungurana. Ndagira ngo rero twungurane, wenda nitwigisha ibi ngibi ntago tuba dushaka ko hari uwo biremerera, kereka nyine wahisemo kuremererwa nabyo, ariko ibyo mukora byose n'ibyo murimo byose mumenye ko Yesu azaza, kandi azaza gutwara itorero. Hanyuma iyo tuvuga tubanze dusobanura aka kantu ho bukeya, iyo tuvuga kugaruka kwa Yesu ntago tuba turimo tuvuga kurangira kw'isi.
ibi nabyo ni ibintu bibiri bitandukanye abantu babanze babisobanukirwa, kuko tuzi ko hariho abanyabwenge benshi, hariho n'abahanga benshi bashobora kureba ibi ngibi bakavuga bati noneho rero isi yo turabona ko igifite igihe kirekire, kuko twemere ko hari abahanga, hariho abantu b'abanyabwenge kabisa, barahari kabisa, bashobora kumva tuvuga ibi bakavuga bati mwebwe muracyabeshya, isi iracyahari, murimo muratubeshya. Iyo tuvuga kugaruka kwa Yesu, gutwara itorero, bitandukanye no kuvuga kurangira ku isi. Ahantu maze muhasobanukirwa, Yesu naza amaze gutwara itorero ryiwe rivuye mu isi, isi izaba igifite ikindi gihe cyo kubaho, imyaka 1000. Abasoma ibyanditswe murabizi, imperuka izaba itaraba, murabizi, mubisobanukirwe. Gusa icyo twiteguye umunsi wa none ntabwo ari kurangira ku isi, mubimenye, mubizirikane, nimunigisha munasobanurira abantu uko ibintu bigomba gukurikirana, kuko nta kimana yaduhishe, byose birahari, byose biranditse. Icyo turimo tubwira abantu nuko Kristo agiye kuza gutwara itorero, ntabwo turimo tubabwira yuko isi irangiye. Isi iracyafite igihe cyo kubaho, nibura nyuma yuko Kristo atwaye itorero, isi izaba igifite ikindi gihe cyo kubaho imyaka 1000, kuko Kristo iyo myaka 1000 ndimo mvuga niyo Kristo azima ingoma y'imyaka 1000, niyo ndi kuvuga. Kandi muri iyo ngoma y'imyaka 1000 isi izaba itararangira, isi izaba igihari. Niyo mpamvu ndi kubabwira ngo ntago tubabwira ko isi irangiye muri no minsi ya vuba aha, ahubwo tubabwira gutaha ku itorero. Itorero niryo ryiteguye gutaha, ariko abagikunze isi mwebwe ebana mwicare kabisa, iracyahari. Ariko icyitonderwa ni iki? Murabona tubayeho nabi muri no minsi, sinzi nabo bayeho neza, bavuga ko babayeho neza, bafite amafaranga, nabo bafite ibibazo. Noneho rero mutekereza igihe itorero rizaba ridahari, abantu batazaba basenga Imana ngo igire bumve, mutekereza uko muzaba mubayeho. Ibyo nanjye ntimubimbaze kuko sinzaba mpari, simbizi. Ariko turabona yuko nyuma yo kugenda ku itorero hazaba akaduruvayo, abantu bazaba mu bibazo, bazaba mu bibazo, bazaba mu ntambara. Haravugwa za ntambara za Harimagedoni n'ibindi, sinshaka kubyinjiramo. Imyaka bizamara, iyo siyo nje gutangaza, ntabwo nyizi. Ariko nyuma y'ibyo byose hazaba hindi imyaka 1000, urumva ko isi izaba igihari. Hanyuma isi izabona kurangira nyuma, kuko Satani ngo agomba kuzongera akabohorwa nanone, akaza akongera akaza, ariko akaza gucirwa urubanza. Rero no kuvuga ngo rero igihe kiri hagati yo kugenda ku itorero no kuza kwa Yesu kwima ingoma y'imyaka 1000, iyo myaka nanjye ndacyari kuyikora ubushakashatsi, ntabwo nyizi, kuko byanga bikunda hagati yo kuza kwa Yesu gutwara itorero, amaze gutwara itorero no kugaruka kwima ingoma y'imyaka 1000, harimo umwanya. Uwo mwanya rero nanjye kugeza isa nanjye sinkuzi, nanjye ndacyari umunyeshuri, nanjye ndi kwiga. Ariko noneho kuko Yesu nyuma yo gutwara itorero nabwo azagaruka kwima ingoma y'imyaka 1000. Nyuma y'iyo myaka 1000 Satani azabohwa, atabwe muri nyanja yakumuriwe n'iki n'amazuku hamwe na wo muhanuzi w'ibinyoma. Urumva rero yuko rero ntabwo tubabwira ko isi irangiye aka kanya, urumva ko isi igifite igihe cyo kubaho, ariko mu kaga. Icyitonderwa, ntabwo izaba iriho nk'uko iriho uyu munsi, izaba iriho mu kaga. Ibintu byatangiye guhinduka, murabibona. Icyo gihe rero noneho bizaba byahindutse kurushaho, kuko itorero ntabwo bizaba rihari. Hanyuma icyo tubwira abantu uyu munsi wa none, turababwira ngo nyabuneka mukize ubugingo bwanyu, nyabuneka mugerageze mutazasigara. Yesu namara kuza gutwara itorero ryiwe rigiye, nta muntu uzongera gusenga Imana ngo imwumve. Bizakumva itese. Aka nagahe turimo k'imbabazi, aka nagahe turimo kubuntu,
ko kugira ngo wowe winire utekereze amava yawe utekereze n'iki n'amajya yawe. Iyo turimo tuvuga ibi ngibi abanyabwenge abita abanyabwenge ntabwo ari abanyabwenge kuko ntabwo ijambo ry'Imana rivuga ko ari bo banyabwenge, kuko ijambo ry'Imana rivuga ko kubaho Uwiteka ari bwo bwenge kuva mu byo ariko kujijuka. Ariko abo biyita abanyabwenge ngo bateye imbere mu by'ubwenge bavuga ko tubeshya, kuko bavuga yuko isi uko yari iri ariko izakomeza kubaho, kubera yuko ngo abantu barapfa abandi bakavuka abandi bagapfa abandi bakavuka abandi bagapfa abandi bakavuka, ngo bizahora gutyo, ariko ntabwo ariko bizahora. Mu gihe cya Pawulo hari abantu nabo bavuga gutyo, bakavuga ko umuzuko warangiye, kuzuka ko umuntu ari ugusiga byaye, ndetse bakigisha ibintu nk'ibyo ngibyo. Aho ngaho ni mu gihe cya Pawulo. Ariko Pawulo araza atanga umucyo, ababwira ko uwo munsi koko kutaraba. N'uyu munsi rero hari aho baba bakubwira ngo ibintu bizahora gutya, ariko siko bizaba, siko bizahora, kuko Yesu we azaza gutwara itorero. Reka kugira ngo twinjire muri ino nsanganyamatsiko neza, ivuga ko tugeze mu gihe cyo kwimura Imana, tubanze dusome iki cyanditswe kiboneka mu Batesalonike ba kabiri ibice 2 ku murongo waho wa gatatu. Umurongo waho wa gatatu, reka dusome ibyanditswe byera. Haravuga ngo ntihakagire umuntu uboshya uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarahishurwa. Ari we mwana wo kurimbuka, ni umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa igisengwa, kugira ngo yiyerekane mu rusengero rw'Imana, kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yiyerekane ko ari Imana. Urumva hano Pawulo aravuga ati ntihakagire umuntu uboshya uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho. Kubera ko hano tuba dufite n'igihe gitoya, turagenda tubicamo. Uyu mubisha ngo ku murongo wa kangahe, kwimura Imana kutaraba kutabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarahishurwa. Ari we mwana wo kurimbuka, ni umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose. Ni ukuvuga ubundi abantu baramutse bubaha Imana, baramutse babana n'Imana nk'uko bikwiriye, n'ibintu by'imperuka ntabwo byavugwa. Ariko urabona hari umunyabugome ugomba guhishurwa, kandi ngo ugomba kwishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose, kandi ngo kugira ngo yerekane ko ari Imana, ngo yicare mu rusengero rw'Imana yerekane ko ari Imana. Rero ni ukuvuga ngo rero reka tubicecemo twihuta. Muri iyi minsi ibintu by'Imana ubu tugiye kwerekana uburyo ki turi ku isaha yo kwimura Imana, turi mu bihe byo kwimura Imana, ariyo saha yo kwimura Imana, kuko twavuze insanganyamatsiko ngo ku isaha y'ubuhanuzi tugeze mu gihe cyo kwimura Imana. Noneho tugiye kubicamo twihuta kugira ngo tugaragaze yuko turi mu gihe cyo kwimura Imana nyine. Muri make nkuko natangiye mbabwira ngo umugenzi ufite urugendo afite ahantu ari buzindukire, saa 12 za mu gitondo zifite icyo zivuze. Bivuze yuko agomba gukora ibishoboka byose urugendo rwe akaba yarutangiye kugira ngo agere yaje hakiri kare. Umugenzi wazindutse afite yazindukiye ari butahe saa 12 za nimugoroba nazo zifite icyo zivuze, kuko aba agomba kwihuta bukaza kwira yageze ahajya. Ibi bintu byo kwimura Imana nabyo bifite icyo bivuze ku isaha y'ubuhanuzi bwo kugaruka kwa Yesu, kuko nabyo biragaragaza kugaruka kwa Yesu ko agiye kuza gutwara itorero. Noneho tugiye gusobanura bino bintu byo kwimura Imana rero, kugira ngo tubivugeho neza. Murabona muri no minsi tugezemo abantu bari kwimura Imana ku mugaragaro.
kubwira umuntu ibintu by'Imana, kuvuga ngo iyi ngo Imana nta n'umuntu ushaka no kunabyumva, nta n'ushaka no kwibaza n'ibyo rwose ibintu by'Imana nta muntu nta muntu ugikeneye no kunabyumva. Noneho abantu bigisha yuko nta Mana iriho, Imana ari igitekerezo cy'abazungu, nabo baradutse ni benshi. Nahoze ndeba ikiganiro kimwe cy'umugabo umwe ngo wanditse ngo Bibiliya igize itukura, ariko okay, wewe yavuze ko ataraza kuyandika mu buryo wenda bwiza impapuro twebwe dufite, ahubwo we icyo ashaka mbese ni nko kuyandika mu bwonko bw'abantu. Ugiye kuri YouTube rwose ukandikamo Bibiliya itukura rwose baragohereza umugabo hariya afite niyo Bibiliya no Rusizi. Mu magambo yavugaga yavuze yuko ubundi Imana ari igitekerezo cy'abazungu, atari ngo Imana ari ikintu abazungu bazanye gusa cyo gukoloniza abantu kugira ngo nyine abantu nyine nyine ngo bahumirize nyine ngo bagire babayobore. Nta Mana iriho, Imana ari ikinyoma, Imana ari ukubeshya. Noneho umunyamakuru noneho wewe yarimo avuga yuko ngo mu byo avugaga yarimo avuga yuko ngo arimo akoresha amatora yo kugira ngo batore Imana ishoboye kuyobora isi muri iki gihe tugezemo, kuko ngo iyo abantu basengaga, iyo twe twasengaga, yanditse muri Bibiliya, we yahamije ko yapfuye ngo n'ibitaranapfuye yarahunze, cyangwa se ngo yarashaje, cyangwa se irahunga, cyangwa se ngo yarapfuye. Muri make we yeruye yuko Imana ntayiriho, Imana ntayo, ari ikinyoma, yapfuye, yahunze. Ntago ari uguhimba. Ujye kuri YouTube wandikemo Bibiliya itukura barabikwereka, cyangwa se ujye no kuri Afurimax TV, icyo kiganiro ndumva ariho cyatambutse murakibona. Ntago twaje mu bintu byo gutekateka imitwanga. Rero nuko ngo umuntu niba yicaye akavuga ati Imana yarapfuye, Imana ntayiriho, Imana ni ikinyoma cy'abazungu, ubwo narebaga ikiganiro kiwe cyari kimaze gukundwa n'abantu 130 abari bagikunze, cyane ngo cyari kimaze kurebwa n'abantu ibihumbi bigera muri 18,000, noneho cyarakunzwe n'abantu 130 ngire ngo na 5 abagikunze. Doke abantu bemeranijwe nawe bakavuga bati ibyo bintu urimo uvuga koko tumva ko kari byo. Abantu babyemeye, abagikunze ababyemeye nyine 130 si benshi se. None se niba umuntu aje akavuga ati Imana ntayiriho, Imana ni ikinyoma, ni iby'abazungu babeshye, ati Imana yarapfuye, abantu 130 bagahita 135 bagahita babyemera bakanagaragaza ko babyemeye. Abandi bantu batabyemeye nabo basigaye nibo benshi utazi ngo barangana iki, bemeye koko Imana ari ikinyoma, ari igikoresha abazungu bazanye kugira ngo bakolonize abantu. Urumva rero twabonye ko hano uwo mubisha uwo ngo ku murongo wa 14 ngo ni umubisha wishyira hejuru y'ikitwa Imana cyose cyangwa igisengwa, ngo kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yerekane ko ari Imana. Urusengero rw'Imana murabizi neza ko atari izi nyubako dusengeramo. Urusengero rw'Imana murabizi yuko ari umutima wawe, ni wowe, kuko Paulo niko avuga ngo ntago muzi ko muri sengero z'Imana umwuka w'Imana aba muri mwe. Ni ukuvuga ngo njyewe ninge rusengero rw'Imana uyu munsi Imana izi yemera. Urusengero Imana yateyeho kashe yemera izi uyu munsi wa none ni njyewe, ni wowe, na runaka. Bivuga ngo rero iyi Imana itari muri wowe, umwuka wera adakorera muri wowe, bivuze ngo wa mubisha yicaye muri wowe nyine, ni uri mukorera gute muri wowe. None umuntu araje aravuze ati njyewe icyo nje kubabwira mbazaniye Bibiliya itukura, none muyisome muyumve. Ntabwo Imana
baberetse muri Bibiliya ntabwo ari Imana, ahubwo ni ikinyoma. Yarapfuye, yarahunze, ntayihari, yarashaje. Noneho umunyamakuru yaramubajije ati ese kuri mukoresha amatora y'Imana abakandida ni abahe? Umukandida wa mbere yavuze ngo amafaranga, urupfu na tekinoloji. None koko iyo turebye ahantu isi yacu igeze, umuntu wese arakubwira ati udafite amafaranga nta buzima. Imana ni yacu twese, nta mana y'abazungu ibaho, nta mana y'abanyarwanda ibaho. Niwumva abantu batangiye kuvuga ngo Imana y'u Rwanda, Imana y'abanyarwanda, ujye umenya ibyo barimo bavuga, ibyo barimo barengurizaho bajyamo. Barimo barabasubiza ku guterekera, barabasubiza ku migenzo ya kera, ariko byarahanuwe ko bitazaza, yuko ibyo bizaho kwimura Imana kwabanje kugira gute kubaho. Urumva? Noneho ngo ntazahishurwa keretse uyabuze ubu akuweho. Ni ukuvuga ngo rero itorero nimara kugenda, Yesu namara gutwara itorero, ibintu noneho bizajya ku mugaragaro. Noneho icyari gihishwe kizahishurwa, noneho bazatwikurura noneho pe, bizaba ku mugaragaro. Ari no mpamvu hariya muri Matayo bavugaga ikizira cy'umurimbuzi gihagaza ahera, bakavuga ngo ubisoma byitondere. Hari uguhagarara ahera, uyu munsi hari gihagaza ahera h'urusengero rwo mu mutima w'umuntu, ariko hari n'ikizahagarara ahera ho mu rusengero rufatika rw'ibyaha mu isi, cyangwa se hari n'ikigeze no kuhahagarara ku bifatika by'ahangaha mu isi. Ariko uyu munsi icyo tureba twebwe kitureba ni iki gihagaze ahera ho mu rusengero rw'umuntu. Urumva? Ho mu rusengero rw'umuntu. None rero aba bantu bose icyo barimo bigisha, barimo bararenguriza ku kuvuga ngo nta Mana iriho. Mugaruke ku mico ya kera, mugaruke ku mico yo guterekera, mugaruke ku mico y'ubupfumu, mugaruke ku bazimu. Ariko reka mbabwize ukuri bene data, aya ni amayoberane y'ubugome bwo gukora kwa Satani. Reka mbabwize ukuri bene data, uzayoba gato uzasanga itorero rigiye. Aka ni agahe karimo gacamo kugira ngo mbese murabona iyo butangiye kwira hari akantu gacamo kameze nk'akantu kakijije ukuntu, ku buryo umuntu atamenya hari oya plutôt iyo bugiye gucya hari igihe ubanza ukabona hakeye. Ku bantu bakunda kuzinduka barabizi, hari isaha igera ukabona hameze nk'ahakeye, hakaza kongera gucamo akantu kakabwirwa, noneho bukaza gutabwitamurura, noneho ukabona noneho harakeye neza, noneho ikirere noneho kikagaragara neza. Rero turi ku isaha ya nyuma, niyo saha ya nyuma y'ubuhanuzi twavugaga, yo kwimura Imana. Kujya kwimura Imana kutabanje kubaho, urabona ko kwimura Imana koko kurahari ku buryo bufatika, ku buryo bugaragara. Ubwo nirinze kuvuga ibintu by'intambara, kuko Yesu nubwo atavuze umunsi azazira, ariko yavuze ibizamubanziriza. Nusoma nahara muri Matayo, ugasoma no muri Daniyeli, haraho muri Matayo yavuze ngo ubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi cyanwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze ahera. Urumva? Ikizira cy'umurimbuzi rero twebwe gihagaze ahera, kigomba guhagarara ahera, ni ibyo bintu by'ubupfumu, ni ibyo bintu by'intuza byo guhakana Imana bigomba kuza bikaba mu mutima wacu, tukumva ko ubuzima bwacu ari amafaranga, tukumva ko ubuzima bwacu ariyo siyansi, niyo tekinoloji. Siyansi ibasha kubaho imvura, siyansi ibasha kuvumbura n'ibintu byinshi cyane byo muzige ntazi, tukumva ko ubuzima bwacu ari ubwo ngubwo. Noneho tukumva ko bya bindi byavuga ngo Imana atari byo, ari ikinyoma. Urumva hano birimo birengurira, ukamara kumva ko ibyo ngibyo Imana ntayo, ari ikinyoma. Igihe abantu bamaze kwicara muri ibyo ngibyo, ikiza kiba cyamaze kujya gute kwicara hera. Kandi icyo kizira muzi ko ari cyo, ni nkacyo kimenyetso cya nyuma no mu batubanjirije bose. Iyo abantu bagiragaho bahakanye Imana burundu, Imana bayiteye umugongo, nibwo yazaga igashyira iherezo, cyangwa se nayo ikigaragaza. Rero bavandimo, dusoza, Yesu araje, ari no ku muryango. Urumva? Ari hafi. Sinkubwiye ngo azaza kuwa kangahe, sinkubwiye ngo azaza mu mwaka, ariko ari bugufi, kuko ibi bintu byo kwimura Imana, abantu bimika amafaranga, abantu bimika siyansi, abantu bimika abazima, abantu bimika abadayimoni, abantu bagana bapfuma, abantu bigira muri ibyo bintu byo kuragoza n'uburozi n'ibiki byose, ibyo bintu byose byo guhakana Imana no kuyitera umugongo, ibyo ngibyo nibyo abantu bagiye gutungurirwamo, bagashiduka itorero ryagiye. Ndahamagara abantu bari mu mpande zitandukanye, ndahamagara abo bantu b'abapfumu Satani ashobora kuba bakoresha batabizi, ndahamagara abantu b'abarozi, ndahamagara abantu b'abasambanyi, ndahamagara abantu b'abice, ndahamagara abo bantu b'abagome, abo bantu bose bahakana Imana ku buryo bweruye.
ndabahamagara kugaruka ku rufatiro rwa Kristo kugira ngo bagarukire Imana bakizwe. Haleluya. Bakire ubugingo bw'iteka, bakire kubo kwiteka, kuko mu kanya gatoya nkako guhumbya no guhumura ntimuze kumenya ko itorero ryagiye, kandi ubw'itorero rizaba rigiye abantu bazakenera Imana batakibonye kuko bitazaba bigishoboka ko bayibona. Bene data mugaruka ku rufatiro, bene data reka dusoreza ahangaha. Ushobora kumva wenda ibyo dusobanura utabyumvise neza ukashaka wenda ubundi busobanuro bundi, ushaka kutwunganira wenda ukumva wenda ibyo tuvuze utabyumva neza, wampamagara kuri nimero 0790909711 no kuri WhatsApp iriho. Wenda icyo utumvise wanyandikira nagusubiza tukungurana, kuko twese tuwe kugira ngo tukungurane. Ariko bene data mukanguke, kuko itorero ryo riri hafi gutaha, ndetse bugufa ahangaha itorero riragenda. Mu izina rya Yesu umwuka abafashe ugusobanukirwa kandi muhabwe umugisha n'Uwiteka mu izina rya Yesu. Amen. Data mu izina rya Yesu, izina ryawe data ryohe mu isi no mu ijuru, twongeye kugushima kuri iyi saha no kuri uyu munota. Tugushimiye ko ibyo twa dufite tubitanze, hanyuma ni wowe wigisha kandi no hugura buri muntu wese akabasha gusubira ku rufatiro rwo kukugarukira no kwakira ubutumwa bwiza. Rero abumvise ubutumwa bwiza data bahabwa umugisha mu izina rya Yesu, kandi uba ari wowe data urarika no kugira ngo abantu bumve bahindukire bareke kugwa mu mutego wa Satani mu izina rya Yesu. Amen.